kugira ngo bamenye. Ukabeshye bene wanyamurezi we kongiye ku muhanda ngakubura. Nta mikino. Harakinguye kuri ako karyango gato injira. Barabyumvise? Imbere y'urugo rwanjye se igipangu n'igikinguye wakwinjira. Harakinguye kuri ako karyango gato injira. Yo, big up on yourself. Wasize utumeta twawe hano. Ariko nari binatubitse. Ndaza kukubwira. Bro, it's not umuntu yatewe inda. Bro, it's not a prank. Kuko nta n'umunsi n'umwe ngewe nda pranking abanyarwanda. Ariko kubera ko abantu basigaye bakora amaprank menshi, izina ry'umuntu rirangirika cyangwa abantu bakavuga bati uyu muntu tumuzi ko nguko ntari ari byo, kubera ko atayazisubizanya n'abo bantu, ariko biba bibaye ngombwa ko mubwira ibi bintu. It's not a prank. Nabibonye ko nguko umukobwa ndamuzi, ntabwo bakana ko ndamuzi, ahubwo nuko yagoretse biriya. Mwumve neza umunyamakuru ibibazo yamubazaga, umvaga ko ari ibintu bameze nk'abapanze kugira ngo babikore. Abantu bo kuri Twitter actually bafata nk'abanyabwenge. Ntekereza ko umuntu aramutse akora ikiganiro cyose akacyumva yakumva ko harimo deal, harimo ibintu byo guharira, harimo nyine ibintu byapanzwe hagati y'umunyamakuru n'umukobwa, cyangwa se itsinda ry'abantu ntazi ririmo ibiri inyuma rishaka gusebya izina ryanjye. Urabyumva? Niyo mpamvu uriya iyo ibintu bifite ukuri kwabyo nirinda no kubivugaho. N'ikijekera ati kubera ko iyo tuvuze abantu badufata ngo tuririza cyangwa turimo turashaka kwigaragaza neza. Niyo mpamvu ngenda ishekera amana. Ibintu byinshi byagiye bivugwaho, umuntu akifata akajya muri interview abizi ko ari gukinwamo amana, ariko nabibona nyine nk'ishekera kuko mba nzi neza ko ibyo bintu abantu bamaze kumenyera, amaprank abantu bamaze kumenyera, ababesherwa abantu bamaze kumenyera, iby'ukuri abantu bamaze kumenyera ibintu byinshi kuri social media. So mwebwe niba muri kuri space, ubwira abantu bari kuri space baplaying ikiganiro neza. Ibaze noneho hano nageze ikiganiro cyose nakiri by the way, nageze ndaseza abantu baplaying voice note ngo ukaryango atarakinguye handi agaplayinga ngo ahantu nyine baplaying voice note mubwira ngo wasize utumete. Umunsi mbona n'umukobwa yazanye na Bob Pro, banza nawe umuntu yatinye kuvuga nyine Bob Pro. Mbe bazanye umunsi wa mbere n'umudamu witwa Fawazi. Ukuntu yari ameze bo barabizi, ukuntu yari ameze igihe barabizi nyine. Asiga izo meta ze aho ngaho ku kameza ko muri salo yanjye. Ndamubwira wasize meta ze hano, none yagize urwitwazo. Abanyarwanda bazi ubwenge gusiga meta no kubwira umuntu mugira ko ryango gatoya bihuriye no gutwita no gutera indamani. Ikeje yari n'igihe abanyarwanda mani bamaze kumenya ubwenge, nubwo harimo bake nyine bagendera mu kigari, ariko abanyarwanda bamaze kumenya ubwenge. Umuntu aravuga ngo winjira kuri ako karyango gatoya agakinya voice note, yarangiza agahita anavuga ngo agakira voice note ngo atahita umutekano n'ubuzazo gutera twibiki. Abantu bagahita bumva nyine ko umuntu yateye inda atekana umwana ko men ukuntu nishakira umwana njye ntabwo nahaka umwana wanjye. Hagize ngira ngo numva ngo baranyitse nambwira tubyare n'ibyo bintu imana baba basebanya Imana. Abantu bashaka kuba ibyamamare ku isi ni benshi, bagashaka kuba ibyamamare batabikoreye, bagashaka gusebya abantu kugira ngo abantu bavuge n'ushobora atarimo kumuvugaho. Uretse umuntu atewe inda ajya muri media cyangwa ajya muri rite atanga ikirego nyine rwa umuntu yarinda anerinda wenda bigenze kamfashe ku ngufu cyangwa nerinda ndabishaka cyangwa nerinda none yakanye ku mwana. Icyo ngiye umwana nawe ko kubona umbara twite juste kuza ngo muri media kuvuga ngo Yago yaneye. Numva ukuntu abantu araba ngo umunyamakuru nawe akamuha umwanya akamubwira none se ngo bino bintu ko nabimenye mbere ngabanza ngaca amarenga ngavuga ngo bro ngo nzagushyira hanze. Numva imvugo y'umunyamakuru mugenzi wanjye pe mwumve mwiyumvirize, murasangamo ubugome budasanzwe, ariko ibyo kumba maze kumenyera kuko ibyo bitero kenshi bingeraho njyewe. Hari n'ingero wenda mwe mutabona kuri social media ariko bikangeraho. Rero ikintu nikorera ndisengera ndituriza ngo Imana bari ngirangiza abazabyemera bazabyemeza n'aganye. Okay, ibyo Yago yavuze it's true, ariko that time nani meta nambaraga first of all. So ibyo koko twagiye gusura Yago njyewe na Bob. Jewe Bob n'umukipe wundi niba yitwaza abandi hamwe n'umugore wa Bob turajyana twese bane, and then menyana na Yago ngaho na contact ze natwaye ntaki yari 0.0, nothing was there.
uko nakubwira aho ngaho ari kuvuga ngo inda ngo sinzi ngo the pregnancy ngo nago yayihakana. So if you need the proof I can forward it to you and so that you can judge through it. Kuva Nairobi naragarutse kugaruka kwanjye nagarutse njya gukora indirimbo kuri the main ariko nkorana na ISO Pro. And then murirayo na this guy ngo ni Yago atana charge yanjye mu modoka ye no twahinduranye contact na many other things. Now conversations zacu zatangiriye from A to Z. Let me tell you ikibazo kirahadago nakifa ubuse mvuga ya akifata ngavuga Yago gutyo nako nafata ngo ivuge urayumvise avuga ko we kukubona yakubonanye na Bob havaminda. Let me tell you iyo Bob ari kuvuga Bob nagari yarari kumwe with his wife hanyuma se ngo ngiyonda ngo kwihakana ngo sinzi niki ubu nakifata nkiterura ubwanjye nkagenda gushira igutereka inda ku muntu kuki ntavuze Bob kuki ntavuze kanaka birurwa bifatika ibyo bintu ahubwo let me tell you jereka nimba ari kuvuga ibyo byose yaguhaye 100% reason kukugaragaza yuko ibi bintu nta na kimwe abiziho. Let me carry myself mwohereze every single proof from A to Z. Ube the judge here. You be the judge. Nabihereza abantu dukeneye n'ukuri. Nacho bintwaye. Byamushira mu bibazo, byanshira mu bibazo. It's okay with me. Reka ndangize rero. Si rimwe si kabiri si gatatu. I really don't understand. Bro, it's not umuntu yatewe inda. Bro, it's not a prank kuko nta n'umunsi n'umwe ngewe nda pranking abanyarwanda. Ariko kubera ko abantu basigaye bakora amaprank menshi izina ry'umuntu rirangirika cyangwa abantu bakavuga bati uyu muntu tumuzi ko nguko ntari ari byo kubera batayazisubizanya n'abo bantu ariko bibaye ngombwa ko mubwiye ibi bintu. It's not a prank. Nabibonye ko nguko umukobwa ndamuzi ntago makana ko ndamuzi ahubwo nuko yagoretse biriya mwumve neza umunyamakuru bazamubaza numvaga ko ari ibintu bameze nk'abapanze kugira ngo babikore. Abantu bo kuri Twitter actually bafata nk'abanyabwenge ntekereza ko umuntu yamutse kuri iki kiganiro cyose agatumva yakumva ko harimo deal harimo ibintu byo guharira harimo nyine ibintu byapanzwe ariza hagati y'umunyamakuru n'umukobwa cyangwa se itsinda ry'abantu ntazi ririmo ibiri inyuma rishaka gusebya izina ryanjye babyumva. Niyo mpamvu uriya ibintu bifite kuri babyo nirinda no kubivugaho n'ikijekera ati kubera ko iyo tuvuze abantu badufata ngo tuririza cyangwa turimo turashaka kwigaragaza neza. Niyo mpamvu ngenda ishikira amana ibintu byinshi byagiye bivugwaho umuntu akifata akajya muri interview abizi ko ari ku kinyoma amana ariko nkabibona nyine nk'ishikira kuko mba nzi neza ko ibyo bintu abantu bamaze kumenyera amaprank abantu bamaze kumenyera ababesherwa abantu bamaze kumenyera iby'ukuri abantu bamaze kumenyera ibintu byinshi kuri social media. So mwebwe niba muri kuri space ubwira abantu bari kuri space baturenge ikiganiro neza ibaze noneho hano nageze ikiganiro cyose nakiri by the way nageze ndaseza niba playing voice note ngo ukaryango atarakiwe handi agaplayinga ngo ahantu nyine ba playing voice note nimubwira ngo asize tumete umunsi mbona n'umukobwa yazanye na Bob Pro banza nawe umuntu yatinye kuvuga nyine Bob Pro mwe bazanye umunsi wa mbere n'umudamu witwa Fawazi ukuntu yarameze bo barabizi ukuntu yarameze igijoro barabizi nyine asiga izo meta ze aho ngaho ku kameza ko muri salo ibanyi ndamubwira wasize meta ze hano none yagize urwitwazo. Abanyarwanda bazi ubwenge gusiga impeta no kubwira umuntu mugirira ukaryango gatoya bihuriye no gutwita no gutera indamani igihe hari n'igihe abanyarwanda mani bamaze kumenya ubwenge nubwo harimo bake nyine bagendera mu kigare ariko abanyarwanda bamaze kumenya ubwenge. Umuntu aravuga ngo winjirira kuri ako karyango gatoya agakinnye voice note yarangiza agahita anavuga ngo agakina voice note ngo atahita umutekano n'ubuzazo gutera tukubiki abantu bagahita bumva nyine ko umuntu yateye inda atihakana umwana ko ukuntu nishakira umwana njye ntabwo nahakana umwana wanjye
hagize ngira ngo n'uno baramwite nabwira tubyare n'ibyo bintu imana baba basebanya Imana abantu bashaka kuba ibyamamare ku isi ni benshi bagashaka kuba ibyamamare batabikoreye bagashaka gusebya abantu byanga abantu bavuge n'ose batarimo kumuvugaho uretse umuntu atewe inda ajya muri media cyangwa ajya muri rich atanga ikirego inda rwanda umuntu yaninda anirinda wenda bigenze twafashe ku ngufu cyangwa anirinda ndabishaka cyangwa anirinda none yakanye ku mwana icyo ngiye umwana nawe wo kubona umbara twite juste kuza ngo muri media kuvuga ngo Yago yanteye inda urumva ukuntu abantu n'abantu umunyamakuru nawe akamuha umwanya akamubwira none se ngo bino bintu nari nabimenye mbere ngabanza ngaca amarenga ngavuga ngo bro ngo nzagushyira hanze ubundi mvugo y'umunyamakuru mugenzi wanjye kwera mwiyumvirize murasangamo ubugome budasanzwe ariko ibyo kumba maze kumenyera kuko ibyo bitero ni kenshi bingeraho njyewe hari n'ingero wenda mwe mutabona kuri social media ariko bikangeraho rero ikintu nikorera ndisengera ndituriza nisengera ngo Imana bari birangiza abazabyemera izina ryanjye